Turabasuje mwese abakurikiye televiziyo Rwanda tubahaye ikaze muri aya makuru mugiye kwagezwaho nanjye Leonce Kanzayire mfatanyije na Fidel Irizaba Imbuto. Aya makuru tuyahere mu karere ka Kirehe aho abarokokeye i Nyarubuye bavuga ko ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe muri Kiliziya ya Nyarubuye no mu nkengero zayo byerekana ubugome ndengakamere budakwiye ikiremwa muntu. Ibi babigaragaje mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Inkuru irambuye tugezwaho na John Bicamumpaka. Batinyaga no mu nzu y'Imana ku buryo no kuri aritari nyirizina bahiciye abantu. Muhamya bwa Nsabumukiza Albert hamwe na Muhongerwa Gaudence barokokeye jenoside yakorewe abatutsi i Nyarubuye mu karere ka Kirehe humvikanamo ubugome ndengakamere jenoside yakoranywe aho abicanyi batatinye inzu y'Imana ariyo Kiliziya Gatolika ya Nyarubuye bakiciramo abari bahahungiye bakanifashisha urusenda mu gusuzuma ababa bagihumeka ngo babahuhure. Abantu bahagize ubuhungiro kubera ko bari bazi yuko kuva kera abantu bahungiraga ku nsengero bakarokoka batazi yuko hari umugambi wateguwe noneho wo kurimbura abatutsi bituma hapfira abantu benshi ku buryo burengeje urugero. Ikintu cyari gikomeye ahangaha ni imihoro badutemaguraga, gerenade ndetse n'insenda baje kumenamo inyuma kugira ngo bamenye ko hari abantu bagihumeka. Nubwo aba barokotse jenoside yakorewe i Nyarubuye bahuye n'ibibazo ariko bashima leta y'u Rwanda yahagaritse jenoside ikabafasha kwiyubaka ku bw'umubiri n'umutima. Yuko inkotanyi zo kabyara zitubohoye twagize ubuzima butandukanye n'ubwo twarimo kera tubonabona duteshwa agaciro ku buryo umuntu wese wari uzi iby'inkotanyi zari zimaze kumukorera atari buzuyaze mu gukomera no kujya mu iterambere kugira ngo dufatanye kubaka igihugu cyasenyutse. Nari yubatse rwose, icya mbere nshima Imana, ubu narabyaye mfite abana nubwo nasigaranye ibikomere ntabwo nicaye, nanjye nagerageje kugira ngo ngire icyo nkora kugira ngo nanjye mbashe kubaho neza. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore ari nawe mboni y'akarere ka Kirehe muri guverinoma asaba buri wese guhagurukira ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara mu gihugu no hanze yacyo. Dufite kandi ikibazo gikomeye cy'ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara mu miryango imwe n'imwe hano mu Rwanda, ikagaragara mu mvugo no mu bikorwa ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha turahamagarira urubyiruko kwitwararika. Turacyafite kandi ingengabitekerezo ya jenoside ku banyarwanda baba mu mahanga, ku banyamahanga bamwe na bamwe ndetse no mu bihugu duturanye byimakaje imvugo z'urwango n'ibitekerezo n'ibikorwa biganisha kuri jenoside. Uyu munsi rero ibyo biduha inshingano zikomeye arizo zo kurinda amateka yacu. Jenoside yakorewe abatutsi Nyarubuye yagaragayemo ibikorwa by'ubugome ndengakamere birimo kotsa no kurya bimwe mu bice by'imibiri y'abishwe biyobowe n'uwari burugumesitiri wa komine Rusumo Gacumbitsi Sylvestre. Mu rwibutso rwa jenoside rwa Nyarubuye hashyinguwe umubiri w'umuntu umwe wabonetse mu murenge wa Nasho. Muri uru rwibutso rwa jenoside hasanzwe hashyinguyemo abatutsi bazize jenoside basaga 59,000. John Bicamumpaka, televiziyo Rwanda, Ikirehe. Mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo nabo bahuriye mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Ni igikorwa bategura kuri tariki 14 Mata kuko ari bwo abatutsi bari batuye mu yahoze ari komine Gikomero bishwe nk'uko bisobanurwa na perezida wa Ibuka mu murenge wa Rutunga. Hari abarwayi bari barwariye muri Centre de Santé, hari n'abandi batutsi bari bavuye impande n'impande baje bazi ko baza kubonera amakiro mu murenge wa Rutunga. Abo bose bashyizwe hamwe bakajya bamanurwa bakajyanwa mu cyobo cyari kirahagana hepfo. Hari abashyirwagamo ari bazima, hari n'abo bakubitaga amahiri n'amafuni n'imihoro. N'ubwo buryo bagiye bicwamo, ariko no mu tundi tugari dutandukanye cyangwa se mu maserire y'icyo gihe naho hajya hagira umwihariko mu kwica abatutsi. Muri Muhazi nabo hari abo bamanuraga imihanda yose babashyize hamwe bakamanuka bakubita inkoni bakamanuka batema ibirenge bakagenda babageza mu kiyaga cya Muhazi bakabajugunyamo. Ikibeho mu karere ka Nyaruguru nabo bibutse ku nshuro ya 32 abatutsi basaga 30,000
bari bahahungiye bakaza kuhicirwa kuri tariki ya 14 Mata 1994. Abatutsi bari bahungiye aho Kibeho bari bavuye muri amwe mu makomine mu cyari Perefegitura ya Gikongoro nka komine Mubuga na Rwamiko. Kalisa Evariste arakomeza n'inkuru irambuye. Mu buhamya bwe Sebazungu Emmanuel umwe mu bari bahungiye Kibeho agaragaza ko mbere ya tariki 14 Mata 1994 bari babanje kwirwanaho barwanya ibitero bagabwagaho, ariko tariki 14 hakaza ibitero simusiga. Abatutsi bari bahungiye mu Kiliziya bizeye kwarokokera batwitswe hakoreshejwe lisansi ku mabwiriza y'abari abayobozi nk'ari Superefe Biniga Damiani na Ndabarinze Juvenal wayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Mata. Wari directeur w'uruganda rw'Mata, ubwo nawe yari yabahaye inkunga ya lisansi, abaha n'izo nterahamwe, nuko bakajya binjiza bya bisharira bagasukamo lisansi baratwika. Nguko uko abagiye mu Kiliziya bapfuye. Nubwo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Kibeho banyuze mu bikomeye, bashima uburyo ingabo zari za FPR inkotanyi zabarokoye zigahagarika jenoside bakongera kwiyubaka. Kabizimana Vena yabashije gusubira mu ishuri arangiza amashuri yari yaracikije, akaba abasha kubeshaho umuryango. Ntabwo nabonye akazi, nkabonye rero nkaba mbashije gutunga umuryango, umugore n'abana bane, kandi bakabasha kwiga, nkaba mbona minivare nyibone yo kubarihira. Leta ko yamfashije no kanyimye kujya kwiga, kandi ngije imyaka bane mfite 20 nari maze igihe ntiga ku ishuri, bamfashije muri none uko bashije kundihira kuko nta bushobozi bwo kurana n'imfite. Honorable Muhongere Christine, Vice President wa Ibuka ku rwego rw'igihugu wifatanije n'abatuye Kibeho muri iki gikorwa cyo kwibuka abatutsi bahiciwe, asaba buri wese kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside n'ikintu cyose cyasubiza igihugu inyuma. Nanjye ndagira ngo dufatanyirize hamwe nk'Abanyarwanda turwanya ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo tubashe kubakira hamwe uru Rwanda ruzira ingengabitekerezo ya jenoside, ruzira ikibi cyose cyadusubiza muri aya mateka. Tujye duhora tuyiguka, twibuka abacu, tubazirikane, ariko nta na kimwe kidukoma nk'umunkokora kugira ngo dusubire inyuma. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Madamu Kayitesi Alice asaba Abanyarwanda gukomera ku bumwe bwabo, by'umwihariko urubyiruko rukabifata nk'inshingano. By'umwihariko ndasaba abakiri bato cyane cyane urubyiruko gufata inshingano zo gusigasira ubumwe bwacu, kwiga no kumenya neza amateka y'igihugu cyacu, ariko mukayubakiraho mukora amahitamo meza. Tubasaba kuba intangarugero mu kwamagana ikibi, urwango n'icyo ari cyo cyose cyashaka gutanya Abanyarwanda. Mwige gukoresha neza imbuga nkoranyambaga, mwirinde ibibayobya bizinyuzwaho, ahubwo muzikoreshe mugaragaza ukuri. Ndabasaba kwirinda kuba imbata z'amateka mabi mutigeze mugiramo uruhare. Mwigire ku ngero nziza z'inkotanyi zabohoye igihugu, ariko n'abandi bayobozi b'intwari abakikije. Iki gikorwa cyo kwibuka abatutsi basaga 30,000 biciwe Kibeho mu karere ka Nyaruguru cyasojwe no kunamira hashyirwa indabo kumva bashyinguyemo, haba mu gice kimwe cya Kiliziya Kibeho n'abashyinguye mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibeho. Kalisa Evariste, Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge kuri wa kabiri bibutse ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Abatutsi biciwe muri uyu murenge ngo bari bagerageje kwirwanaho mu gihe cy'iminsi 7, ariko baza kurushwa imbaraga n'abicanyi. Mparabanyi Faustin n'umwe mu barokokeye ku Gitega. Tariki 7, ariko kuva ku itariki 7 kugera kuri 14 hano twari tucyunze ubumwe. Abaturage bo hirya no hino bo bari bamaze gushira, ariko hano tugikomeye tukirwana nabo, ibitero byaza tukabyirukana, bikagenda bikagaruka tukabyirukana, ndetse n'ababashije guhunga bagahungira hano. Ariko bigeze kuri 14 tubura ingufu tutaziburishijwe nuko tuzifite, ahubwo ari ubuyobozi bubi bahimbye igihuha ngo konseye inyenzi zishe konseye. Ubwo haza abasirikare na za blende, ubwo tubura ingufu zo kuguma kwirwanaho, ndetse bafata n'abantu twari dufatanyije bamwe babumvisha yuko bagomba
kwica abatutsi. Ariko inyuma ya ruhurura iri hano inyuma yacu hari mu kagari ka Kabahisi, hirya hariya ari akagari ka Kabeza, naho hari ruhurura idutandukanye. Noneho twebwe twahagaraga hafi ya ruhurura tugasubiza inyuma abaturutse muri utwo tugari baje kudutera. Dukomeje n'amakuru tubabwire ko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke bashima ko leta yakomeje kubaba hafi mu kubavuza cyane cyane ku bafite indwara zikomeye. Cyakora ngo bakifuza ko barushaho kwegerezwa inzobere z'abaganga mu bitaro byo hafi yabo kugira ngo be kujya bakora ingendo baza kwivuriza i Kigali. Inkuru irambuye yateguwe na Selemani Murisa. Turi mu rugo rwa Tunguhore Yosefu w'imyaka 66 atuye mu murenge wa Gashonga, akagari ka Karemereye mu karere ka Rusizi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yatewe grenade ararokoka, ariko bimwe mu bice byayo bimwinjira ku gice cyo mu nda no ku kibero. Mu gihe cya jenoside barandashe, batunazemo grenade, ndakomereka, ndafandazuka, ntazi ko ari ibyasigaye mu mubiri. Fragment zimwe rero ziri mu mubiri, hari iri mu kibero, hari n'iri mu nda. Yabanye nabyo kugeza aho yumvise ubuzima buri kwanga, maze ajya kwivuriza ku bitaro bya Kibogora ahabwa imiti, ariko ntacyo yamufashije kugeza ubwo yoherejwe ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Nyuma yo gusuzumwa n'inzobere z'abaganga yahawe imiti y'amezi 2. Mu kwezi kwa 10 umwaka 2025 Yosefu yagombaga gusubira i Kanombe kwivuza, ntibyamukundira kubera amikoro make. Urabona iyo ugeze bisaba ngo wicumbikishirize n'imibereho, kandi ari ushyikayo ukarara utabonye muganga, ushobora no kugira iminsi utarabona muganga bitewe n'abantu benshi bakorera, bigatuma rero uhabwa randevu ukagira igihe uri mu macumbi bikaguhenda. Ni ikibazo kandi ahuriyeho na bagenzi be bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke bafite uburwayi bukomeye basigiwe na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bahuriye ku kibazo cyo kuba mu gihe boherejwe ku bitaro biri kure y'aho batuye ari urugendo runini, ibintu bavuga ko bibagiraho ingaruka zikomeye. Nivuze umutima bubara ubazi, dore ufite ibikomere hano mu gatuza, hano hepfo habamwe agatije, urumva kugenda nyine ni ibintu bingora. Basobanura ko begerejwe ubuvuzi hafi yabo byaborohereza imvune bahura nazo. Twaba dufashijwe kuko muganga w'inzobere n'ibyo byuma bagucishamo nka scanner, bituma umuntu abona ubuvuzi bitamugoye. Ku ruhande rw'ibitaro by'intara bya Bushenge byemeza ko bijya byakira abafite uburwayi bukomeye, ku buryo hari n'aboherezwa ahandi kuko nta nzobere z'abaganga n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura indwara zikomeye, ibituma badatanga serivisi ikwiye, kuko hari igihe ubuvuzi abarwayi baba bakeneye buba burenze ubushobozi bw'ibyo bitaro, nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi mukuru wabyo Lieutenant Colonel Retired Dr. Nsengiyumva Focus. Nk'iyo umuntu akeneye guca mu byuma tudafite hano, twifashisha za ambulance zacu dufite hano, tukagenda tukamucisha mu cyuma tukamugarura. Uyu muyobozi aratanga icyizere ko mu gihe kiri imbere hari gahunda iteganyijwe iyo kuzana ibikoresho bishya n'abaganga b'inzobere nk'igisubizo kirambye cyorohereza abagorwaga no kubonera ubuvuzi hafi. Ibitaro byeguriwe ingabo z'igihugu bafite gahunda yo kuzana inzobere zizaba zikorera hano, noneho nk'abo twahaga transfer ngo bajye kure bakajya babonera ubufasha n'ubuvuzi ahangaha. Birumvikana ko uko inzobere zizajya ziza n'ibikoresho biteye imbere bizajya biboneka mu minsi mike rwose iri imbere, byo nabaye icyizere. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke bafite uburwayi basigiwe na jenoside bagorwa cyane no gushakira serivisi kure y'aho batuye. Begerejwe ubuvuzi hafi cyaba ari igisubizo kirambye gikuraho imbogamizi bahuraga nazo z'ubushobozi, intege nke n'urugendo rurerure bakoraga bagiye kwivuriza kure y'aho batuye. Selemani Murisa mu turere twa Rusizi na Nyamasheke.
Dukomeje n'andi makuru mu makuru ajyanye n'ubuhinzi, abahinzi ba kawa mu murenge wa Karama mu karere ka Huye baravuga ko bashyizwe mu bagomba guhinga mu buryo bw'umwimerere cyangwa se uburyo buri organique, aho basabwa gukoresha ifumbire y'imborera, bakaba batemerewe gufumbiza ifumbire mvaruganda. Ikibazo bafite ngo nuko iyi fumbire y'imborera bitaborohera kuyibona, none ibiti byabo bya kawa byatangiye kuma n'umusaruro uragabanuka, bakaba basaba ko bakunganirwa mu kubona ifumbire y'imborera cyangwa se ngo bakemererwa gufumbiza imvaruganda nk'uko byahoze mbere. Jean Pierre Ndagijimana afatanyije na Makombo Jean Marie baduteguriye inkuru irambuye. Muri imwe mu mirima ihinzemo kawa muri uyu murenge wa Karama zatangiye kwera, abahinzi bari mu bikorwa by'isarura. Gusa ngo umusaruro wabo ugenda uba muke bitewe n'uko kawa yabo itakibona ifumbire ihagije, dore ko bategetswe gukoresha imborera gusa nta mvaruganda. Twajyaga dushyiraho ifumbire mvaruganda ukabona ko zisa neza nyine zinatohagiye, urabona ko nta mababi ariho, zigenda zinuma udutumbwe. Nkeka ko wenda impamvu ari uko tutashyizeho imvaruganda, twagiye mu buhinzi bw'umwimerere. Iyo zabaga zeze neza hashoboraga kuvamo nk'ibiro nka 700, kuko zino kawa ntabwo zirenze 150, zeraga nk'ibiro 700 zeze neza, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora kurenza ibiro 400. Ariko ugasanga rero iyo fumbire ntabwo uzayibona ngo uyijyane ku ikawa gusa hanyuma abana basonze, kandi kawa yera rimwe mu mwaka. Nubwo idusava ku mafaranga cyangwa ku bundi bushobozi, ariko cyane cyane dutungwa n'isuka. Muri bwa buzima bw'isuka rero harimo ibishyimbo, harimo ibigori, harimo ibijumba, harimo ibirayi, harimo bwa butunguru duhinga. Hanyuma iyo fumbire ugasanga ntihagije. Kera bakiduha imvaruganda wasangaga ikawa yeze ibitumbwe bibyibushye, gifite umutobe, iyo kawa ntiyumbe muki. Iyo kawa ikarabya mu kwezi kwa 8 gifite amababi n'amashami amahage mazima, ariko kuko zitari kubona ya fumbire mvaruganda, ya kawa igeza mu kwezi kwa 8, ya mvura ya mbere ibanza kugwa mu kwa 8 mu matariki 15, ituma amakawa arabya, amashami akaba yarumye. Aba bahinzi bibumbiye muri koperative Abahuzamugambi basaba ko bakunganirwa mu buryo bwo kubona ifumbire y'imborera cyangwa bakemererwa gufumbiza imvaruganda. Baduha nk'amatungo bakadufasha, bakaduha inka, ingurube, tukongera nyine tukadushaka ifumbire dushyiraho. Muzatwakira ifumbire imvaruganda kuko tukibona twezaga umusaruro rwose pe, abana bakarya bakishima, abana tukabaririra ku ishuri, mitiwere tukayibona, natwe ubwacu tukambara tugahinga. Mbese muri make ukumva ko uri umuhinzi wa kawa koko, bifite umumaro ibyo urimo ukora. Umuyobozi wa koperative Abahuzamugambi Mbayire Lambert aratubwira impamvu aka gace kashyizwe mu mwimerere. Ikintu cya mbere, ikawa iri mu mwimerere ibasha no kuhangana n'izuba ndetse igahangana n'imvura. Yaba imvura iguye ntabwo ifumbire y'umwimerere ipfa kugenda uko ibonye, yaba izuba rivuye nabyo ibasha kurwana nabyo. Mbayire kandi avuga ko iki kibazo bakibonye, ariko ngo hari kurebwa uburyo bakorana n'inzego z'ibanze hagashaka uko aba bahinzi bafashwa. Nibyo koko turabizi ko idahagije, ariko hari ingamba zagiye zifatwa mu bushobozi buhari. Icyo tugiye gukora ni ugukorana n'inzego z'ibanze kuko bahorana buri munsi. Turakorana na agronome y'imirenge n'abagoronome ba koperative, bityo dufatanye uburyo icyo gisubizo cyakemuka. Koperative Abahuzamugambi igizwe n'abanyamuryango 1580, ikorera mu mirenge ya Karama, Maraba, Simbi, Mbazi, Huye n'igice gito cya Ruhashya. Kuri sizeni bakusanya nibura umusaruro w'abahinzi ungana na toni zisaga 1000. Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Huye. Iki gihe twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, Minisiteri y'Uburezi ifatanyije n'ibigo biyishamikiyeho bazibuka abakozi bakoraga mu zahoze ari Minisiteri y'Amashuri Abanza n'Ayisumbuye, Minisiteri y'Amashuri Makuru, Ubushakashatsi n'Umuco, hamwe n'abandi bakozi b'ibigo by'izo minisiteri bakoreraga imirimo itandukanye i Remera na Kicukiro kuri Impresco. Uyu muhango uzaba tariki 16 Mata 2026 guhera saa 6 z'amanywa kugeza saa 10 z'umugoroba ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburezi itumiye abantu bose babuze ababo bakoraga mu bigo tumaze kuvuga hejuru kuzaza kwifatanya nayo muri uwo muhango wo kubibuka. Minisiteri y'Uburezi iboneyeho kwihanganisha Abanyarwanda n'imiryango yabuze ababo bakoraga mu burezi by'umwihariko. Twibuke twiyubaka.
twerekeze mu karere ka Nyagatare aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Karangazi bishimira ko bakomeje kwegerezwa ibikorwa remezo by'amashanyarazi bibafasha mu mibereho n'iterambere ryabo, ariko bakifuza ko yagezwa no mu nzuri mu rwego rwo kubafasha gutunganya ibiryo by'amatungo ndetse no kongera umukamo. Manzi Claude arakomeza. Mu byumweru bibiri bishize nibwo ahitwa Kamate mu murenge wa Karangazi w'akarere ka Nyagatare hagejejwe amashanyarazi, ibintu bafataga nk'inzozi, ariko kuri bo bahamya ko nyuma yo kuyabona byabaguye ibitekerezo birimo kwihangira imirimo ndetse biba n'igisubizo ku mibereho yabo. Tugiye gushaka ibyuma bisya, tubona agahunga ko bitatugoye, tugiye gushaka kunywa natwe ibintu bikonje, amafirigo yagezemo, bamwe batangiye kuyagezamo, twiteguye gusudira, bamwe batangiye kuhagera, twiteguye ibintu byatuvunaga cyane nk'urugi kugira ngo tuvanga tubone nk'urugi rushobora kwakinga inzu, utagerwa imiyaga nangwa Karangazi ntago wakinga. Noneho ubwo byatwegereye turashimira leta rwose ibintu bidukoreye neza. Urubyiruko biradufasha kwihangira imirimo, uzi kogosha ari bwogoshe, uzi gusya arajya mu cyuma cy'imashini asya akawunga, ni imirimo myinshi itandukanye umuntu yakoresha uyu muriro akawubyaza umusaruro. Igisubizo ni uko tugiye kujya tubona umuriro w'amatelefone tugacaginga tukanogosha nta kibazo, no gushesha ifu ikabonekera ku gihe. Nubwo bimeze bityo ariko uyu muriro wagejejwe cyane cyane mu dusantere dutandukanye gusa, ariko aborozi bakifuza ko wanagera no mu nzuri zabo mu rwego rwo kubafasha gutunganya ibiryo by'amatungo yabo hifashishijwe imashini zabugenewe zizwi nka chopa machine, hagamijwe kurushaho kongera umukamo. Cyane cyane kuri chopa mazuti irahenze, ubu litiro igeze ku hafi ku 2,200. Iyo ugiye kubara rero n'ibyo ukuramo, kandi litiro y'amata iragura amafaranga 400. Wajya kubara ugasanga niyo mpamvu ubona imashini rimwe na rimwe twaziparitse. Tubonye amashanyarazi byatworohereza gucopera izo nka zacu, biratworoheye, ndetse n'imirima nk'uko leta tukangurira guhinga 70%, ibisigazwa biva ku myaka byose biba bisaba kubicopa, kandi ibyo n'ubwatsi bw'inka byadufasha korora inka zacu kandi bikanadufasha no kwiteza imbere. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko hari gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi mu nzuri zisaga 5,000, ndetse ku ikubitiro hari zirenga 42 batangiye kuyagezamo. Umuyobozi wako w'agateganyo Kakoza Henry yemeza ko ibi bikorwa bizarushaho kongera umukamo w'amata muri aka karere. By'umwihariko muri gahunda yo guteza imbere ubworozi muri aka karere, mu connect amafamu, duhera ku ya mafamu aho aborozi banyira amafamu biteguye gutanga umusaruro. Kuvuga ngo uramukonekta, ariko wenda uwo muriro araza kuwukoresha kuri chopa machine cyangwa se kwita ku bindi bikorwa bijyanye n'ubworozi. Rero tubibona nk'amahirwe yo kongera umusaruro, cyane cyane tubihuza na gahunda hinga 70 none wororere muri 30. Turimo kubihuza ku buryo dufite icyizere ko byatanga umusaruro. Akarere ka Nyagatare kagaragaza ko kuri ubu kamaze gukwirakwiza amashanyarazi ku kigero cya 72% muri rusange, naho kuyageza mu nzuri buvuga ko ijanisha rikiri rito ugereranije n'umubare w'aborozi bayakeneye. Manzi Claude mu karere ka Nyagatare. Naha dusoreje amakuru twe twabateguriye muri aka kanya. Turabashimiye cyane mwese kwa mwayakurikiye, mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda zitandukanye Televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.